Muraho nshuti, mwakoze kuza uyu munsi ngo dukomezanye urugendo rwo mu gitabo gitangaje intambara ikomeye. Ubushize twarebeye hamwe ubuzima bw'umugorozi ukomeye Martin Luteri n'uburyo yaje kumenya ko agakiza ka Kristo kadashobora kugurwa n'impano duhabwa. Ashishikajwe no gutangaza ukuri ashikamye, Luteri yashyize ku rugi rwa kiliziya y'i Wittenberg urupapuro ruriho amahame 95 arwanya inyigisho ya indulgensiya. Amakuru y'iki gikorwa cy'ubutwari hamwe n'ayo mahame 95 byakwirakwiye nk'umuriro hose mu Budage no hirya yaho ndetse no muri Roma yose. Urabona, Luteri yahise asakirana n'akarengane, agaragazwa nabi, asakirana n'ibitero bibi byibasiye imico ye n'impamvu zimutera gukora. Benshi yatekerezaga ko bazamufasha kuzana ubugorozi, bamuteye imigongo kuko batashakaga kubabazwa n'ikiganza cya Roma. Ariko igihe yaburaga ubufasha bw'abantu, yatumbiriye Imana yonyine maze amenya ko ashobora kwishingikiriza ku mutekano uva mu kuboko kwayo gukomeye. Bidatinze, Luteri yabonye ubusabe bwo kujya i Roma kwiregura ibirego by'ubuhakanyi. Ariko zimwe mu nshuti za Luteri, kubwo kutizera umutekano we, zashatse uko ukuburana kwabera i Augsburg mu Budage. Nyamara kuko yari azi ko ubuzima bwe buri mu kaga, yemwe no mu gihugu cye, Luteri nta bwoba afite. Yaravuze ati, bamajije gusenya icyubahiro cyanjye n'izina ryanjye, sigaranye ikintu kimwe gusa, ni uyu mubiri wanjye. Mubareke bawutware. Ubuzima bwanjye nibwo bazagabanyaho amasaha make, ariko ubugingo bwanjye bwo ntacyo babutwara. Umuntu wese ushaka kumenyesha isi ijambo rya Kristo agomba kwitegura urupfu igihe cyose. Ariko ubuzima bwa Luteri bwari buri mu biganza by'Imana, kandi ntiyemeye ko ubuzima bw'umugaragu wayo bushiraho. Ubwo yaburaniraga i Augsburg, Luteri yari afite ukuri mu ruhande rwe. Yahagurutse mu mbaraga z'Imana agaragariza abantu ubutumwa bwumvikana kandi bushyitse, bushyigikiwe n'amasomo menshi yo mu byanditswe byera. Ubwo uhagarariye Papa yabonaga ko uburyo Luteri atekereza ntacyo yarenzaho, yabuze uko yabyitwaramo, maze asakuzanya uburakari ati, rekeraho cyangwa nkohereze i Roma, nzaguca wowe n'abagukurikiye, nzabirukana mu rusengero, isubireho cyangwa ntuzongere kwakirwa namba. Adashaka kwisubiraho, Luteri yahise asohoka. Mu gitondo kare yaratorotse atwawe n'indogobe yahawe inshuti ye. Inyigisho ze zakomeje gukwirakwira cyane, kandi ari nako zikundwa na rubanda. Mu Burayi hose abanzi ba Luteri bariye karungu, maze basaba Papa kumufatira umwanzuro uhamye. Itegeko ryaratanzwe ngo inyandiko ze zikurweho, ndetse Luteri n'inshuti ze bahabwa iminsi 60 yo kwivuguruza, hanyuma nibatabikora bacibwe muri kiliziya. Muri icyo gihe gucibwa cyari ikintu cyateraga ubwoba yemwe n'imitima y'abami. Ababaga baciwe bafatwaga nabi cyane muri rubanda. Nta muntu wagombaga kubavugisha, bafatwaga nk'ibicibwa. Bagombaga guhirwa, kwicwa, hiyongereyeho gufungwa, gutotezwa n'urupfu. Luteri yagumanye kwizera kwe. Ubwo itegeko rivuye i Roma ryamugeragaho rizwi nk'ubusabe bwa Papa, riciraho iteka kandi ryirukanisha, Luteri yararifashe hamwe n'izindi nyandiko zamamazaga ububasha bwa Papa, arazitwika, abantu bose babireba, imbere y'abanyeshuri ba kaminuza, abarimu n'abaturage b'uburyo bwose b'i Wittenberg. Urugamba rukomeye rwatangiye, niko Luteri yavuze. Urwandiko rushya rwa Papa rwahise rutangwa
rutangaza Luteri nk'uwavumwe n'ijuru hamwe n'abakurikiye inyigisho ze. Nyamara Luteri yarakomeje, ahitamo gukomeza kwigisha iby'Imana izamuhishurira biturutse mu ijambo ryayo. Kurwanywa ni umugabane w'abantu bose Imana ituma kugaragaza ukuri, cyane cyane bugendanye n'igihe basohoyemo. Erinawati yaranditse mu gitabo Intambara Ikomeye, hariho ubutumwa bugezweho bw'igihe cya Luteri. Ubutumwa bwari bufite agaciro muri icyo gihe, ari ubutumwa bw'iki gihe bureba itorero uyu munsi. Nshuti yanjye nkunda, ubwo dukomeje uru ruhererekane rwo mu Ntambara Ikomeye, ubutumwa dusohoyemo buzarushaho kugaragazwa. Ndabatera umwete, niba mutarabikora, gufata kopi y'ubuntu iboneka ku rubuga thegreatcontroversyproject.org. Urabona, Imana ntabwo ihinduka, kandi n'ijambo rye ni uko. Yahaye itorero rye impano itangaje ya Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ko twiga kandi dukurikira ibyo twahishuriwe, tuzahabwa mu buryo bukomeye umugisha. Mwizere Umwami Imana muzakomezwa. Tubisoma mu rwa kabiri rw'ibyo ku Ngoma igice cya 20 umurongo wa 20. Mwizere n'abahanuzi be, nibwo muzahirwa.